bakabutwereka. Hari ikintu yavuze gikomeye ati bundi buri aba batwereka iki nindo tutagira Pati. Niki baturatira bumva tugiye kumenya bwa mbere. Ibintu nabivuze barambwira ati Scovia uravuga ku bandi. Ariko ku muntu ikintu cyose gihishwe n'ibanga ku bandi. Amabere. Impamvu babyita ibice by'ibanga. Ribanga nyine buri umwe amenya ibiki. Ini rya iyo ryagiye hanze abantu babata arawucanye tuwote. Ko nabonye harimo n'abafite ibinyenyanza se bijegera bingana bitya nk'ibyana. Ariko hari ikintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze gikomeye cy'umuryango. Kuba yaravuze ngo uwambara ubusa no mu mutwe haba nta kirimo, ibyo byo si inkuru. Icyo umuntu wese wavuze kuri iki kibazo cy'urubyiruko bigaragara ko ntacyo. Ariko ikintu gihari, uyu mwana nubwo yambaye ubusa, ese wabo bo barambaye? Hari igihe usanga umwana yarivukiye ngende byara mweru na muyiru cyangwa se baje ntanga urugero kuri uyu mukobwa wa za Heineken n'amavide ntibuka yashebeje n'ikinyobwa cy'abandi abantu bamwe barimo kubiteramo burake. Uyu mwana w'umukobwa akimara gukora ibara risa kuriyo nubwo yaba yarananiranye umuryango warateranya ku kanya uriru kujya kumuzana umwicaza mu ruganiriro. Ababyeyi bararira abagabo bari imyoza musaza wagaguka ngo ajye gufata mu ijosi baturamenye ntumukore. Bariya se burabara namuheruka hari cyangwa waraba bandikiye ubuyobozi bati uwo mwana twabonye n'uwacu mwoka byara mwumutubonera dufashe. Ariko barabibonye umwana avuga ati Bikira Mariya we dore mukobwa wo kwa runaka noneho tugushirishana mwa ababyeyi noneho ariko umwana tugira dute turamureka ubwisanzure kumbuga nkoranyambaga. Twabonye umwana w'umukobwa hano ngo wenda gukora ngo igitaramo ngo cyo kuzakora abantu bagahura ngo barongorana. Murakibuka ribungira mufunga ngo cyitwaga gitera muri bari 6 party ubunze kuki byabaga 6 6 size ngo ni 6 ngo bari ngo 6 party ngo baragitiranyije ngo si cyo yashaka ngo baramufata ngo baramufunga. Ariko burake baramurekura hakuvuze gufunga ndibuka ndasuhuza rutubu gitifu ndacyazana amakuru uko amasaha ahita kandi arimo arabira nk'ikigage ariko nyuma gufunga sagiza anakatiye byarangiye abantu bavuga ati nubwo Scovia baguhakaniye ngo ntabwo ari agacupa ati niko ahubwo yarahakanye aravuga ngo ntajya mu inzoga ni pasiteri kandi ngo arafungurwa mu kanya. Igipimo se kikavuga ngo ubu ndumundeba hameze nka wa muvandimwe ndagaramye ndimo ndahakana kikanze se iki ntabwo mbiza shokwa ubu bari bakivanyeho se bikomeza tangawizi se niwe bari bakivanyeho bagikomeza kurwigira cyangwa se umupolisi wamupimaga muri iyo modoka rutubuka harimo undi muntu bamwe bati humeka umwuka wa Romeo uncaho ugwa ku gipimo noneho bagira ngo ninge bapimye Romeo udatwaye. Ariko uyu munsi baramurekura kandi umenye ukuntu Rwanda twagowe niwe gitifu. Ese umuntu se abona abantu nibyo navugaga katwikomereza. Uriya mwana w'umukobwa araza aravuga ngo afite sex party cyane biri gutegura ategura n'ibiki byose ribi biramufashe sinzi ibyo bavuganye birarangira. Ariko umuryango wamenye iki dufite umwana w'umukobwa hano wacu ntutungurwa nuko yaza hano tukamusanga ku byapa yavuze ko akina porno ati nakazi gakomeye urana kampani zaramubuze huze arazihiye. Ibyo kuba yabivuze simbibujije ariko turaza kumuha platform nk'iki umustar ukina porno tumuha platform ntudusigare twibaza. Niyo mpamvu ngaruka ku kiswe influencer influencer dute nk'iriya video y'uriya mukobwa wiroshyemo video uyishyize kuri YouTube ukanashyiraho ikiganiro cy'umuntu uvuga ko abaturage babuze ingurane bakaba barimo kwishyurwa ego kabigereranya byombi tukaprodinga bareba iki ibyahishwe bikaza guhishurirwa indangare cy'ingurane